Ndabasuje kandi mbashimiye ko mukunda kumva ibiganiro byacu. Ngewe ndi Mwami nanone ndagarutse ngo tuganire kuri Pi Network. Tukivuganira ku kintu gikomeye cyane ariko kitavugwa kenshi mu buryo bwimbitse ngo abantu bagisobanukirwe. Iki ni impamvu Pi Network itihutira guhita ishyira ahagaragara Open Mainnet, ahubwo ikarushaho kwibanda ku ituze rya Pi, aricyo twakwita stability, kugira ngo Pi izabe stable kandi system yayo, ecosystem yayo izabe ikomeye, ndetse tutibagiwe n'uburinganire bw'ubukungu. Ibi byose nibyo Pi yitaho mbere yo gufungura burundu isoko ryayo. Ibi bijyanye rero n'ibitekerezo byagiye bivugwa n'abantu mu muryango wa Pi Network. Bamwe bakavuga ikiswe PiStable, abandi bakavuga price stability, abandi bakavuga calibrate and tweak, n'andi magambo turi busobanure ashobora kugaragara nk'adasobanutse ku bantu benshi, ariko mu by'ukuri afite ubusobanuro bwimbitse kandi bukomeye cyane kwa zaza ha Pi Network. Imishinga myinshi twagiye tubona mu myaka yashize y'amakrypto yakoraga mu kuri mu buryo bwihuse cyane, twavuga utari bunegeye rubanda nyamwinshi, aho wabonaga amaproje atangizwa, wajya kubona coin ihise ishyirwa hanze, ishyizwe ku ma exchange vuba, igiciro kikazamuka mu minsi ya mbere cyangwa mu byumweru bike cyangwa mu mezi, hanyuma hakabaho kugwa gukabije. Abantu bake bungukiraga muri ayo masoko, ariko nanone abandi benshi cyane bagahomba. Proje rero yahitaga birumvikana ipfa, cyangwa igasigara ari igicucucucu, cyangwa nanone igasigara mu minwe y'abantu bake cyane bayikoresha icyo bashatse mu nyungu zabo, bayobya rubanda, ugasanga rubanda rurimo rurahomba. Pi Network yahisemo inzira itandukanye rwose n'izo nzira amakrypto menshi yagiye akoresha, aho kugira ngo Pi iruke inyuma y'igiciro yahisemo kubaka system ishobora kubaho imyaka myinshi, ikagira ituze, kandi mbese igakoreshwa n'abantu basanzwe mu buzima bwa buri munsi. Ibi kandi nibyo bituma Pi Core Team imaze igihe kinini iri mu cyiciro cyo kugerageza kubaka ecosystem ya Pi Network, ngo byibuze igihe mainnet izagira hanze izaba ari mainnet ishoboye guhangana na ziriya mbaraga z'ibifi binini muri crypto z'abakire, kugira ngo rubanda rutazabihomberamo. Abantu benshi rero baribaza bati kuki Pi idafungura Open Mainnet vuba? Ariko igisubizo nanone kiri mu magambo Pi Core Team ubwayo yigeze kuvuga iti uko amakuru yose yegeranyijwe muri closed mainnet, ati amakuru yose tuzayifashisha mu gucalibratinga cyangwa gutweakinga system. Ivuze ko in closed mainnet ikimara kurangira, Pi Core Team yatangaje ko cyari igihe cyiza cyane. Yavuze ko ibyakusanyijwe byose nk'uko nari mbivuze bizifashishwa mu calibratinga no gutweakinga. Gucalibratinga bivuze nko gushyira ku murongo, kimwe no gutweakinga bya bintu byari bivangavanze noneho bakabishyira kuri order, ikindi bagakomeza system bakayihame n'ishikizo, ubundi noneho bakayongerera imbaraga mu nguni zose z'ikoranabuhanga. Ibi nibyo twagerageza gusobanura mu buryo bwo calibrating and tweaking Pi ecosystem, kugira ngo Open Mainnet rero izatangire ifite umusingi uhamye. Ibi kandi bivuze ko Pi irimo kwiga ku myitwarire y'abantu, ku ikoreshwa rya Pi, ku bucuruzi buri gukorwa, kuri liquidity, ku mutekano, no ku mikorere ya ecosystem yose muri rusange. Rero iyo tuvuze calibrate cyangwa tweaking nk'uko twari tubivuze, tuba tuvuze ko Pi Core Team irimo gukomeza ya system ya Pi Network. Ibi ntabwo bivuze ko iyi system iri gukomezwa muri mudasobwa gusa,
ahubwo tuba tuvuze kubaka ubukungu bw'ikoranabuhanga bushingiye ku bantu nyabo. Bivuze ko uretse system za mudasobwa, ahubwo Pi igomba no kuba ifite abantu bafatika, aba pioneers benshi, ikaba ifite projet nyinshi, imishinga y'ubucuruzi izaba yiteguye guhita ikoresha Pi, nanone n'amateka azaba ahamye yo gutuma Pi ikoreshwa hirya no hino ku isi. Ibi nibyo muri rusange Pi Core Team yashakaga gusobanura. Pi irimo kureba rero muri make niba supply ya Pi ihura na demand muri ubwo buryo. Irimo kureba niba abacuruzi bashobora kuyemera, niba abantu bashobora kuyikoresha batikanga ihindagurika rikabije ry'igiciro. Ibi byose rero ntibyapimirwa ku masoko y'ama exchange gusa, ahubwo bipimirwa mu buzima nyabwo bw'abantu, cyane cyane biciye muri ecosystem ya Pi network. Hano rero igitekerezo cya PiStable kigaragarira neza. PiStable ubundi si igiciro gihamye ngo uvuge ngo kizaba kidahinduka 100%. Speg nka stable coin ishingiye ku idolari, kandi nta nubwo ari itegeko rishyirwaho n'umuntu cyangwa itsinda. PiStable si icyerekezo cyo kubaka ifaranga ridahindagurika cyane, rifite ituze, mbese ryihagije ku buryo rishobora gukoreshwa buri munsi. Nta mucuruzi wemera ifaranga rishobora kugwa cyangwa kuzamuka nka 50% ku munsi, noneho mu minsi ikurikira nabwo rikaba ryamanuka 50 cyangwa 70%. Nta business rero ishobora kugena ibiciro byayo kuri currency cyangwa ku ifaranga ridafite ituze. Iyi niyo mpamvu rero Pi network ishaka ko agaciro ka Pi kazashingira ku ikoreshwa nyaryo, kuri liquidity nyayo, ndetse no ku masoko y'abantu nyabo, aho gushingira ku marangamutima y'isoko cyangwa ku bakire bashobora gutuma isoko rizamuka cyangwa rimanuka. Ibi ni ibintu dusobanura kenshi mu biganiro byacu. Igihe Pi rero izaba ifunguye Open Mainnet, izinjira mu isi ifite ibibazo bikomeye, ibibazo by'abacuruzi bashaka kugura byinshi bitewe n'uko isoko coin irimo gushakishwa nyuma bakagurisha, bots z'ikoranabuhanga, whales babanyamafaranga benshi, panic selling, abapioneer bazabona coin yazamutse bakavuga bati reka duhite tugurisha twigura imitungo bihugu byacu ejo iri Pi itazamanuka, ndetse n'ibindi byose byagiye bidindiza imishinga myinshi ya crypto yasohotse mbere ikagwa mu bihombo, ndetse n'abari barayishoyemo imari bagahomba. Ibi Pi igihe izafungura Open Mainnet yayo nayo igomba kuzahangana nabyo. Niyo mpamvu rero Pi ikeneye system ishobora kwihagararaho, system ishobora kwakira abantu barirwa mu mamiliyoni menshi, system ishobora kurinda agaciro kayo, ishobora kugabanya volatility ikabije, kandi ishobora gukomeza gukora n'isoko ryaba rihungabanye. Iyi niyo system Pi network ngubu irimo kubaka mbere yuko ishyira ahagaragara Open Mainnet ya Pi network. Aha niho twumva rero neza n'ibitekerezo nka Euler's shield, cya gitekerezo kigamije gutuma Pi izaba stable kandi igakomera, ihangana n'ibitero by'ikoranabuhanga bizaba bitandukanye, bizaba bigamije kuyishyira hasi mu buryo bwa dumping and pumping. Izina rishobora guhinduka rero iri rya Euler's shield cyangwa uri gukomeza iyi system ya network, ariko igitekerezo cy'inyuma yaryo cyo kirasobanutse, no kurinda ecosystem ya Pi mu buryo bwimbitse. Ibi kandi bikubiye mu guhuza blockchain, gukorana na AI Pi yamaze gutangira, algorithms z'ubukungu, umutekano w'ikoranabuhanga cyo bita cyber security, ndetse n'imicungire idaheza. Kandi intego muri rusange ni ugukumira isoko bakaririnda ibyo byose, nanone
bagatuma isoko rikora mu buryo butica ecosystem ya Pi network. Tuvuze ku kintu bita Euler's shield. Ni ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane kizahangana n'ibi byose. Ku bantu batakurikiranye iki kiganiro kuri Euler's shield, ndaza kukibashyira muri description y'iyi video kugira ngo washaka abe yagikurikirana amenye byinshi byimbitse, kubera ko ntabwo tubisubiramo muri rusange. Ikiganiro wajya muri description y'iyi video ukacyumva twakoze kuri Euler's shield, nibyo byiza. Pi rero ntabwo yubakiwe kuri pump and dump, ntabwo yubakiwe abantu bake bafite amafaranga menshi bashaka kunguka vuba, ahubwo yubakiwe abantu babarirwa muri za miliyoni, bafite amatelefone yabo ya smartphone, bafite ubuzima busanzwe, bashaka ifaranga rishobora kubafasha gucuruza, kubika agaciro kabo ndetse no kwishyurana. Ibi rero bisaba ituze, bisaba kwitonda, kandi bisaba igihe. Niyo mpamvu rero Pi igenda buhoro cyane mu bikorwa byabo. Iri slow but sure, genda gake gake, ariko imaking sure ko ibyo irimo gukora irimo kubikora neza. Kandi mu by'ukuri Pi muri ubu buryo nibwo buryo bwonyine ishobora gukoresha mu gutuma proje yayo izamara igihe kirekire kandi ikazasavinga isi yose. Buri cyumweru rero muri ibi bihe Pi itarafungura Open Mainnet, hari amakuru yegeranywa, hari system zigenda zinozwa, hari ibibazo bigenda bikemurwa bitewe na experience baba bahuye nayo ya usability ndetse n'ikoranabuhanga. Ibyo byose bikagenda biba fixed. Abantu rero bashobora kubibona nko gutinda, ariko mu by'ukuri ni ukubaka fondasiyo. Kandi mu bukungu fondasiyo ikomeye niyo ituma inyubako idasenyuka no mu myubakire isanzwe. Inyubako yawe idafite fondasiyo rwose ikomeye, waba umeze nk'umuntu wubatse ku musenyi. Tutizimbye mu magambo rero tunasoza ikiganiro, ni ngombwa ko buri mu pioneer, buri wese ugize umuryango wa Pi network, ko agomba gusobanukirwa ko Open Mainnet atari igikorwa cyo gucuruza gusa, ahubwo ari ugutangiza ubukungu bw'ikoranabuhanga bushobora kubaka ndetse bukabaho, bukubaka ejo hazaza hacu muri rusange mu buryo bw'igihe kirekire. Pi network ntabwo iri gukurikira inzira z'amakributo yandi asanzwe yabayeho mbere, ahubwo irimo gushaka gukora ikintu gishya, aricyo rya faranga ry'abantu rifite ituze, rifite ikoreshwa ya utility, rifite umutekano, kandi rifite ejo hazaza buri wese yareba akahabona. Ibi rero nibyo muri rusange bizatuma iyi Pi network ikomera, nibyo bizatuma abantu bayibonamo, nabyo bizatuma ama companies asaba atarashishikariye iyi Pi network yenda yifata nk'andi makripto muri rusange, bagiye bakorana ama company agahomba. Bizatuma aya ma company yose aza, bizatuma ama systeme yose y'ikoranabuhanga yo kwishyurana ku isi aba integrated muri Pi network, kugira ngo nayo birumvikana azagire kuri iyi inyungu. Iyi rero niyo mpamvu Pi itihuta, kandi nayo mpamvu niramuka ifunguye Open network izaba ifunguye koko, kandi buri wese akazayibonamo. Ntabwo izaba ari coin gusa muri rusange izaba irimo gucuruzwa, ahubwo azaba ari marketplace yagutse y'ikoranabuhanga mu bijyanye n'ubucuruzi, mu bijyanye na service, mu bijyanye n'imikino yo kuri internet, mu bijyanye no guhanga udushya mu nguni zose z'ubuzima. Mbese azaba ari ubukungu bwuzuye, azaba ari impinduramatwara y'ubukungu ndetse n'ifaranga, n'uburyo abantu bashobora guhana agaciro service bidasabye ko baba bari kumwe. Azaba ari revolution idasanzwe izaba ibaye mu isi y'ubukungu ndetse n'amafaranga muri rusange. Iyo rero niyo mpamvu Pi network ishyira ituze imbere
kuba bazi ko ikoranabuhanga ecosystem ya Pi network ituje kandi itekanye, nta muntu wabasha kwinjirira. Ntabwo rero izi ngizi ari intege nke za Pi network, ahubwo nicyo twakwita strategy. Ni strategy Pi irimo gukoresha kugira ngo ikomeze iyi Pi network muri rusange. Reka dusoreze ahangaha. Twavuze byinshi, ariko yenda tuze guhura mu bindi biganiro bikurikira tuvuga kuri Pi network. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana.